filime z'icyitegererezo wenda kuko byanga bikunda ubura umuntu ukurikirana cyane buri kimwe filime za filime mfata nk'icyitegererezo mu Rwanda. yes, this is Kigali Magic. Turabashimira mwe mwakoze subscribe, tunibutsa mwe mutarayikora kugira ngo muyikore mujye mubasha kubona ibiganiro bitandukanye tubagezaho. Turabasaba gukomeza kwirinda coronavirus kuko ari icyorezo kibi. Muri aka kanya rero dusanze abantu muri shoot ya sinzi niba ari filime, sinzi niba ari iki, ariko reka dutangire tumwakira kuri televiziyo ya Kigali Magic, atangira twibwira, atubwire n'ibyo tubasanzemo n'ibyo barimo muri rusange. Turakwakiriye. Murakoze cyane Kigali Magic. Amazina yanjye bwo banze nsuze Kigali Magic fans, nitwa Shimwa Mamiriye nkuko bivuze koko mudusanze muri shooting ya movie. Ni movie iri gutangira, izaba ari series ica kuri YouTube. Sinzi niba nahita ntangira mvuga izina rya movie mudusanze dushutinga cyangwa muri bubimbaze simbizi, ariko uko biri kose izina movie twashutingaga yitwa ANNAH. Actress mwasanze actinga cyane yambaye akayisume buriya ni ANNAH, niwe ANNAH, ni main actress wa w'iyi movie yacu. Hanyuma iyi filime tubasanzemo nibwo mutangiye gushutinga cyangwa mumaze igihe mushutinga? Ese yaba yaratangiye kunyura kuri iyo channel? Mutubwire niyo channel inyuraho. Iyi filime yacu ni projet yatangiye hashize ukwezi itangiye, ariko nko kubizi nyine habanza ibikorwa bya mbere ya filime, bya mbere ya shooting, byo kwandika script, gutegura ama location, gutegura kira kitu nyine kugira ngo umunsi tuzaba twageze kuri field bizagende neza. Habanje ibyo bikorwa mbere bimara igihe kirekire. Script yo yanditswe mu gihe kingana n'amezi agera kuri 4, ariko kushyira mu bikorwa dushaka ama location nabyo bikorwa mu gihe kingana n'ukwezi. Twabanze gushutinga episode 1, ari nayo twakuyemo utuntu dukeya twashyize muri trailer. Iyi ngiyi yari shooting ya kabiri. Episode 1 yarasohotse, tuyibona kuri YouTube channel yitwa Real Rwandan Movies. Tunemvita abantu nkuko batanye bivuga, uri kwemvita aba Kigali Magic, natwe mugende mudukore subscribe kuri Real Rwandan Movies. Muraba mudukoreye cyane, muraba mudufashije, ni inkunga ikomeye kabisa. Igitekerezo cy'iyi filime cyaje gute? Ese wowe uri muntu ki muri iyi filime? Dusobanure muri make. Igitekerezo cy'iyi movie ni igitekerezo cyaje mu buryo butunguranye. Ni igitekerezo nyine cyaje ako kanya. Nararebye ndeba ubuzima abantu babayeho, kuko iyi movie ifite ama themes atatu ari main y'ingenzi cyane. Ariko mbere yo kuvuga kuri ayo ma themes ndagira ngo mbabwire, warumbajije ngo ndi iki muri iyi filime. Mbere na mbere ndi byinshi, ariko mbere na mbere ndi script writer, ninjye mwanditsi w'iyi filime, ni nanjye wagize idea y'iyi filime no kuyitangiza. Icyo gitekerezo rero cyaje hari ukuntu umuntu aba yiri kwigendera bisanzwe, akareba ubuzima abantu babayeho, akareba ibibazo abantu bahura nabyo, akahita avuga ati ibintu byavamo igitekerezo cya movie nziza kurya yaba seri. Nuko byaje nshakisha izina, nabanje gushakisha izina, ndi kuri ntuzo yo kwandika script, nshakisha izina mbanza kuribura, nyuma nza kwigira inama, ndavuga ati se iyi movie wayita ANNAH. Nyita ANNAH, ariko hari akandi kaide nawe nagize ku ruhande k'icyongereza kitwa the last side, the first blink. Ni nko kuvuga ngo indoro ya nyuma, guhumbya kwa mbere. Mpita mbihuza na main actress nari nahisemo, ndavuga ati reka mnyite ANNAH ariko agaragare muri the last side, the first blink. Harimo aba actors benshi, ushobora no kuzumva haje harimo n'umu actors witwa Cyondo yitwa Cyondo, ushobora kuzumva haje noneho movie yitwa Cyondo in the last side, the first blink. Nayo ikaza ari indi story ishamikiye kuri yayindi. Ubwo mbere na mbere ndi umwanditsi w'iyi movie, nkaba nanjye uyobora director. Nyuma yo kuba director hari n'ahantu na actinga, ariko bidahambaye cyane. Dusanzwe tumenyereye ama filime hano menshi mu Rwanda,
ari kugenda avuka uko bwije n'uko bukeye. Ese mwebwe itandukaniro muzanye, umwihariko muzanye ni uwuhe muri industry ya filime nyarwanda? urakoze cyane kuri icyo kibazo. Numvaga ndi gushyugumbwa kubivuga utaranabimbaza, ariko burya abanyamakuru ureba kure, nari mbizi kuri bukimbazi. Itandukaniro tuzanye muri movie nyarwanda nta tandukaniro hambaye, kuko twese tuje gusengera umugozi umwe kugira ngo tuzamure sinema nyarwanda. Ariko ugereranyije n'andi ma movie yatambukaga, twe tuzanye itandukaniro, tuzanye movie iri full fiction. Ni fiction, ni imagination, story nyine yo umuntu yatekereje, ntabwo ari story wenda igendeye kuri quartier ya Remera cyangwa hehe. Ni story yatekerejwe gutya gusa, iri sous forme ya novel. Ni novel cyangwa roman mu gifaransa. Hahandi haza chapter 1 gutyo bikagenda bikomeza, noneho bikazagera kuri end, ku iherezo nyine ry'iyo film. Iri sous forme ya novel, tugendera ku masomo ya literature umuntu aba yarabonye, kwandika story tuhera kuri prose, tukagera ibice bya prose n'ibiki byose gutyo, tukagenda ducreate story. Itandukaniro rihari cyane nuko iri fiction cyane kurusha andi ma movie yose. Akenshi wabonaga andi ma movie ari kwibezinga kuri life isanzwe yo hanze, ariko twebwe noneho twinjiye muri creation ya imagination cyane, y'ibitekerezo biri imaginaire cyane kurusha ubuzima tubona hanze. ngira ngo abantu murabyumva, musimbuke murebe itandukaniro koko rihari, kuko ni filime nziza. Nanjye nabonyeho gatoya mbona ni filime nziza. Ese tuzi ko filime zirahenda, ku abakinnyi kubahemba, ibikoresho, gukodesha ahantu ho gukinira, ibintu byinshi bikoreshwamo. Ese mufite abaterankunga? Ni mwebwe ku giti cyanyu? Bigenda gute? Wenda icyo kibazo kirakigorana cyane kukivuga, ariko buriya nta mugabo umwe kandi inkingi imwe ntabwo igera inzu. Byose hari ukuntu bigenda, kugira ngo hari imbaraga z'abantu benshi ziba zaje. Hari ukuzanira ibitekerezo, hari uvuga ati nditanze ngo haye akazi ko gukiniramo, hari uvuga ati déplacement ngenda yemeye noneho y'abakinnyi. Ariko muri rusange iyi filime, hari umucuti wanjye cyane w'umunyamakuru, nkigira icyo gitekerezo nabonaga ko, kuko twari dusanzwe tubana cyane, dusangira ibintu byinshi cyane, mubwira igitekerezo cya movie. Yitwa Muhire René Lambert, afite company nawe yitwa Lion Media Services. Niwe nagejeje igitekerezo bwa mbere, ahita cyakira. Amaze kucyakira ni nawe wanteye ingufu tikomeza. Maze gukomeza rero nibwo negeye noneho n'abavandimwe, negera n'inshuti, dushyira hamwe. Ariko ntago nakubwira ngo bijengire exact, nyine bijira hari itanoroshye, ariko ntago turi gutangira filime, ntago nahitanye kubwira aka kanya, nibanga kuri ubu ngubu. Birumvikana ko abafite amafaranga mushore muri iyi filime, rwose ni filime nziza. Hanyuma kuri uyu mukinnyi, wenda iyi filime yitwa Anna, byakugoye kumukonvenka kugira ngo wenda abashe kuba yakwemera kuba ari we wahagararira filime? Ese ni ibyo mukina ni true story kuri we cyangwa kuri wowe? Wadusobanurira? Niba navuga ko byangoye kumukonvenka cyangwa bitangoye, sinzi ko nabivuga, kuko mbere na mbere ari active. Nyine ubona ni umukinnyi uri active, ubona akunda n'ibyo akora. Nyine mbere na mbere approachinga, narabwiye ati hari igitekerezo cya filime, ati kuva kera nanjye nahoze numva nakina filime. Ahubwo amata byaye amavuta, ati nshobora kuboneka muri filime nakina, nta kibazo, ahubwo mbwira iki wanyanditseho ngiye nzakina, ngiye mbite nkwereka ko nshoboye kubikina. Mukubita script bwa mbere, avuze ati kabisa, ndabibuka ryari ari no ku Gisenyi, ndabwira ati zamuka uze urebe script. Ahita avuga ati ngiye mu gitondo ndaza, ahita azamuka. Ntago yangoye. Ikindi sinibuka neza icyo warumbajije, sinzi niba wanyibutsa icya kabiri, gusa Anna we ntago yangoye, niwe main actress. Wenda reka ngaruke kuri iki cyo kuvuga ngo abandi se muri rusange bo nka director, ubona ubushobozi bwabo buhagaze bute?
ese abantu nibajyaho bazabikunda nka director ubibona gute? icyo nzi cyo pe bon na trailer twarayisohoye yarakunzwe bifatika, abantu bose baratubwiraga ati mukomeze mukomeze. Kuko akenshi twebwe bon turi nk'abantu bashyashya bari kwinjira muri industry ya filime mu Rwanda, wenda hari utuntu tudukosa duto dushobora kuza, ariko uko biri kose twarakoze. Niba ajya kuri channel yacu nyine Rwandan Movies bazayibona ko akazi kakozwe ari kanini cyane kandi k'abantu kubikora tubishoboye. Ndakeka rero bose kabisa barakora cyane kabisa. Turimo tugenda tugana ku musozo, ese imbogamizi uhura nazo muri ibi bintu ukavuga ati byagenze gutya biragoye, mbese nkawe ni wowe ubasha kureba, kuko niba ari wowe CEO w'iyi filime uri papa ukanimama, reka mbivuge gutyo nk'uko wabitubwiye, imbogamizi uhura nazo ni izihe zishobora gutuma wenda ino movie ishobora kugira ahantu ikadindira, ibyo abantu bagufasha iki? Bon imbogamizi zirahari, gusa nk'uko nabivuze bon turi muri production crew turi babiri, ni company ebyiri ariko twese nyine turi gutangira. Imbogamizi zirahari duhura nazo, ariko buriya ari ibintu bavuga ngo a good entrepreneur, entrepreneur mwiza n'utakinga risk, akamenya akavuga ati ngiye gukora iki ngiki, ngiye kukinjiramo mbere na mbere iyo ugikunze bon hari byinshi nzaruzinga nzaburiramo, ariko hari byinshi nzabona nyuma y'igihe. Nyine twiyemeje gufata izo risk, ariko bitabujije n'amakampani ashobora kudushoramo amafaranga abonye ibikorwa turi gukora ko ari byiza, kashobora gushyiramo ayo mafaranga akadufasha, nkatwe turi babiri, njye na Lambert na Lion Media Services Limited, akadufasha tugakora ikintu kizima nk'uko igitekerezo cya script kimeze. Imbogamizi zo zirahari cyane, ariko tugerageza kuzirengagiza, nyine tugakora cyane, ariko hari abashaka kudufasha n'ubundi badushyiramo amafaranga da twabyemera cyane. Ngira ngo wenda hanyuma wenda waba usanzwe uri umudirector, ese filime z'icyitegererezo wenda, kuko byanga bikunda ubura umuntu ukurikirana cyane buri kimwe, filime zasohotse filime y'icyitegererezo hano mu Rwanda, cyangwa wenda ndi bubibaza abakinnyi sinzi ese nkawe usanzwe udirectinga koko cyangwa nawe ubitangiye ubu? Bon sinjya mbeshya sinsanzwe directinga, ariko nafashe amasomo, mfata umwanya niga kudirectinga. Sorry gato, kubera ko ukuntu mbibona n'ukuntu njye nabashije kuyirebaho, nabonye ari filime hari iruta zimwe muri zimwe zatangiye gukinwa hano mu Rwanda, zimaze n'igihe n'abantu basanzwe bakina. Ngira ngo wenda abantu muraza kujyaho musimbukira, haraza kubibutsa, musimbukireho murebe, muraza kubona itandukaniro koko. Nk'uko niyo mpamvu nagize amatsiko yo kubaza, ese usanzwe udirectinga abakinnyi? Njye nagize icyo gitekerezo cyo guhita nkubaza. Wenda mbere yuko kugera kuri directing nabanje kwiga nabanje gufata amasomo runaka, mfata amasomo yo kwandika ya filmmaking muri rusange, mfata yo kwandika script. Buriya wenda wambaje ku directing, ariko reka ngaruke no kuri script writing. Mbere na mbere bwo nari ndi umwanditsi, hari filime nanditse ariko yo ntabwo iratangira gushutingira, baracyakusanya ubushobozi, yitwa My Friend is a Killer. Mu Kinyarwanda ugenekereje ni inshuti yanjye n'umwicanyi. Ni filime nanditse, igitekerezo ni cy'umuntu witwa Mwizerwa Olivier, ndanamushimira cyane ko twarakoranye neza. Maze kuyandika bon mbona bimeze sawa, mbonye bimeze sawa, ndavuga ati nanjye nongeye gutangira kurealiza ya filime yanjye, nanjye izanzuzi zanjye. Nibwo nahise noneho mfata n'amasomo, none hari deep ya directing, mbikoze mbona bikuciyemo, shatse bwa ko ndi gutangira, ariko niba washimye ko nabikoze neza, ubwo ibizaza ubutaha bizaba birenzeho. Ngira ngo wenda usoro tubwiye filime ufata nk'ikitegererezo hano mu Rwanda, abakinnyi aba director iki, ubwo urumva ni muri rusange ni filime, niba ari filime ikozwe neza imeze neza, akenshi biba biri ku mutwe wa director.
filime mfata nk'icyitegererezo mu Rwanda biragoye, kuko mu Rwanda buriya u Rwanda bon film industry yo mu Rwanda ni filime ni industry yatangiye vuba cyane, iri kugenda ikura ubu ngubu. Kuba iri kugenda ikura rero, juste aba directors bose bo mu Rwanda bari gukora kabisa, ahubwo kudushapo kuri bose. Hari abakora inzozi, hari abakora ya yindi ica kuri RTV, hari abakora n'izindi nyinshi cyane. Bari gukora cyane kandi bakomerezaho, natwe tuje kongeramo ingufu. Icyo nzi cyo bose bari gukora neza kandi zose ndazireba. Buriya filime zo mu Rwanda ndazireba cyane. Okay, dusoza ibutsa platform abantu badukurikiye aho basanga iyo movie aho izajya inyura, muri rusange abifuza kuyishoramo, abifuza kwamamaza, aho bayisanga nuko we babasha kukubona. Bon, platform yo ni YouTube. Dufite channel kuri YouTube channel yitwa Real Rwandan Movies. Nuko hagera mukareba ibyo episode ya mbere na trailer. Ubungu turi gushutinga episode ya kabiri n'iya gatatu n'iya kane, nazo vuba cyane ziraba zigeraho. Buri cyumweru tugenda dushyiraho akantu. Abifuza rero gufatanya natwe, ndakeka dufite n'ama social media. Dufite social media nyine bashobora kuncontacta wenda kuri IG yitwa Just for Real. Niyo IG dukoresha. Nantuza na Facebook nuko ni Just for Real, na Twitter nuko ngo ukashobora kuza gakora DM, ukagira direct message, akaba twavugana tukagira ibyo dupanga bifatika. Ngira ngo ariko wanatanga nimero niba nta kibazo. Ndi no guteganya ko no kuri channel nitujya uploadinga turajya dushyiraho nimero ya telefone hasi kugira ngo umuntu ashobore kudukontakta. Ni 0788 255 309. Iyo niyo nimero dukoresha. Hita mbonaho kabisa byihutirwa. Murakoze cyane. Namwe murakoze Kigali Magic. Nitubasura muzatwemereye tugere kuri te. Ni karibu cyane rwose. Muhora muri aha ni mu rugo tu. Murakoze.